turebye amashuri yisumbuye uburyo akora muri iki cyiciro cya kabiri, tukareba uburyo abana barangije iyo bagiye muri kaminuza ibyo biga uko biga. Za kaminuza zatubwiye yuko baza batiteguye, bagahura n'ingorane ndetse bakagereza kuzikemura cyangwa se bakaziherekeza. Muraho neza, ikaze ku muyoboro mugari wa Early Scholars. Minisitiri w'Uburezi yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru ku mpinduka zikomeye cyane ziteganywa gushyirwa mu burezi mu gihugu hose, nk'uko mugiye kubikurikira hano muri iyi video. Nk'uko bimenyerewe na benshi, gahunda yari hari mu gihugu nuko wasozaga tronkome ugahita warasabye amasomo ugomba kuziga, ukasaba ati yenda nziga MCB, nziga PCB, nziga PCG cyangwa MCE cyangwa indi combination yaba ari LKK cyangwa n'izindi zose mugiye muzi zitandukanye. Ariko ibyo ngibyo noneho ubu bigiye guhinduka ku buryo systeme igiye kuvugururwa, hakajyaho uburyo bushya nk'uko Minisitiri w'Uburezi yagiye abigarukaho. Nukuvuga ngo buri munyeshuri mu bintu azajya yiga byose azajya bategetswe kwiga imibare, entrepreneurship ndetse na ICT. Ayo ni amasomo baje kureba basanga uko iterambere ry'isi riri kugenda ryigira imbere rirushaho kugenda rijya ku rundi rwego. Basanga imibare ndetse no kwiteza imbere binyuze mu guhanga udushya ndetse n'ibintu bijyanye nyine na entrepreneurship n'amasomo ya ICT ni ibintu by'inkingi ya mwamba cyangwa se by'ingenzi cyane, bikwiye kuba byahabwa buri munyeshuri akabigiraho ubumenyi kugira ngo nanajya hanze agire uburyo agira indi mitekerereze yo kwiteza imbere mu buryo butandukanye. Ikindi kintu bagomba gukora ni ukuvuga ngo nk'uko hazwi tuzi ko hari science, hakaba ndetse n'andi masomo y'indimi, like ubwo hari science hakaba languages. Ibyo byose bavuze ko bagiye kubikarasifiya ku buryo birajya nko mu byiciro bitatu, ku buryo buri munyeshuri navuga ati yenda ngiye kwiga indimi azajya muri languages, ariko afite n'andi masomo ari additional navuze ko ari must yuko agomba kwitabira ndetse akanayiga kugira ngo ajya akomeza kurushaho kugira ute kuba yayifashisha mu bintu bitandukanye muri field zitandukanye nk'uko Minisitiri w'Uburezi yagiye abisobanura. Reka mbareke mu bikurikirane, ariko baye uri mushya ku rubuga rwacu ukaba utarakanda subscribe wiyandikishe mu bantu bazajya bakira amakuru agendanye n'ibiganiro by'ingenzi cyane, ari scholarships, job opportunities, byose nahangaha wabisanga. Ikindi kanda na like kugira ngo utwereke ko wishimiye ibiganiro tubagezaho, nurangiza unasangiza iyi video bagenzi bawe kugira ngo akantu kose dushyizeho kajye kabagirira akamaro muri rusange. Turebye amashuri yisumbuye uburyo akora muri iki cyiciro cya kabiri, tukareba uburyo abana barangije iyo bagiye muri kaminuza ibyo biga uko biga. Za kaminuza zatubwiye yuko baza batiteguye, bagahura n'ingorane ndetse bakagereza kuzikemura cyangwa se bakaziherekeza zikazajya ku murimo, zikarangiza abantu ugiye no ku murimo. None ko batutireka turebe uburyo twakemura ibi bibazo dufatanyije na bagenzi bacu, abarimu, abayobozi b'ibigo, ababyeyi n'abanyeshuri ubwabo, kuko twaganiriye n'abantu barenga 5,500. Harimo abanyeshuri, harimo ababyeyi, harimo abarimu, harimo abayobozi bo mu nzego z'ibanze, harimo abayobozi b'ibigo, kugira ngo twumve icyo batubwira mu byerekeye imbogamizi bahura nazo muri iki cyiciro cy'amashuri. Iyo urebye rero umwana urangiza anyuze muri izi combination nyinshi Bahati yavuze, usanga umwana azi utuntu dukeya kandi natwo tuzi neza. Rero uwo mwana ntabwo ari rounded up, kugira ngo abe afite ubumenyi n'ubushobozi buhagije ngo noneho najya guhitamo icyo aziga muri kaminuza cyangwa se icyo azakora mu kazi, aba afite
amahitamo koko. Ngira ngo Raymond yigeze kubikomoza avuga ati iyo baje usanga afite akantu kamwe ashobora kwiga atari tubiri. Tukavuga rero ibyo ntabwo ariko twari kwiga gutegura abanyeshuri. Ikindi urebye iyi programme yacu ishingiye ku bumenyi, competency based curriculum, nayo ifite ibyo itubwira. Ikavuga ati abana bari ukwiye kwiga bakagira amahirwe ahagije yo kugira ngo bagire amahitamo. Rero wareba ibyo ngibyo ukagereka ku byo bagenzi bacu baganiriyeho mbere, bavuga kwerekana ko hari n'imirenge ifite combination imwe, ugasanga hari imirenge 23 idafite combination imwe ya siyanse, ugasanga hari ikibazo kigomba gukemuka. Ubwo rero twaravuze turebye turavuga tuti mureke ibi ngibi twita combination mu Cyongereza, ahubwo tujyane n'ibyo CBC tubwira, tugire ahubwo ibyo bita learning pathways. Learning pathways ni kuvuga ngo ikintu wiga kigamije igice runaka cy'ubumenyi. Rero tugasanga ubigabanyijemo mu by'ukuri ufite learning pathways eshatu. Hari imibare na science, hari art and humanities, ubwo muramfasha kubishyira mu Kinyarwanda. Hanyuma rero hakaba na languages cyangwa se indimi. Nibyo rero tukaba tubigenza gutyo. Hanyuma buri mwana wese ugiye muri iki cyiciro cy'amashuri agomba kwiga imibare. Icyo yahitamo cyose hagomba kuba harimo n'imibare. Icyo yahitamo cyose agomba kuba harimo Icyongereza. Icyo yahitamo cyose agomba kuba harimo ICT, ikoranabuhanga. Icyo yahitamo cyose agomba kuba harimo entrepreneurship. Urumva rero ko arangiza koko afite ubumenyi butuma ashobora kujya no ku isoko ry'umurimo, cyangwa se ashobora gukomeza akajya muri kaminuza agahitamo ibintu byinshi, agahitamo icyo agomba kwiga. Rero izi mpinduka nicyo zigamije, ni kugira ngo umwana azajye arangiza afite amahirwe yo kugira ngo ashobore gukomeza amashuri, cyangwa se agiye ku isoko ry'imirimo ariko ashobora kugira icyo akora. Hanyuma no gupiganwa ku isoko mpuzamahanga, ashobore gupiganwa no kuri iryo soko. Ibyo ari byo byose abantu abo bihindukiyeho ni ibyo bita mu Cyongereza progressively. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari rimwe ngo abantu bose bizajya bijyana n'igihe. Abari muri combination ubu ngubu bazazikomeza kugeza barangiye. Ntabwo ari ibintu uvuga ngo bihungabanya abantu bose. Oya, bizashyirwamo byitondewe kugira ngo hatagira uwo creating issues. Ariko nanone tureba n'amashuri kugira ngo turebe amashuri yiteguye yariyo, nkuko Dr. Bahati yigeze kubivuga, abarimu bahari, ibikoresho bihari, kugira ngo tujye tubikora mu buryo buri deliberate, noneho tubikore kugira ngo bikore neza. Ariko uko tuzajya tubikora niko tuzakomeza ibi biganiro. Nta muntu bizatungura, tuzaba tubiganiraho, twakira ibitekerezo, tuvugana n'amashuri kugira ngo bijyeho mu buryo bushobotse nako, noneho bikorwe neza, abana bakomeze kwiga nta mpungenge. Nk'uko Minisitiri w'Uburezi yari amaze kubigarukaho, mwagiye musobanukirwa ko izi mpinduka zizagenda zishyirwa mu bikorwa muri process mu gake gake, ku buryo bizajyamo nta ngaruka nyinshi cyane byafekise ku banyeshuri batandukanye. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ibintu biri kwigwaho uburyo bizakurikizwa. Nawe ushobora gutanga igitekerezo cyawe muri comment section. Ese izi mpinduka tuzitegeho iki? Zitezweho guhindura iki mu burezi, cyangwa se urabona ari izihe effect zishobora kuboneka zindi bitewe n'izi mpinduka? Tubonane muri video ikurikiraho. Naho utaha. Ciao ciao.